benshi bamumenye nka Mr Bean, ariko iyi ni inkuru y'umugabo utaherigeze ucika intege mu buzima bwe bakageze ku nzozi ze. Amazina ye ya nyayo ni Rowan Atkinson. Yavukiye mu muryango uringaniye, muri make ntibari abakene cyangwa abakire. Mu bwana bwe yahuye n'ingorane nyinshi bitewe no kudidimanga, aho yasekwaga akananyuzurwa na bagenzi be bavuga ko ateye nk'akavejuru mu maso. Ibi byatumye atisanga muri bagenzi be, abaho mu bwoba n'amasoni, dore ko mu bwana bwe atari afite inshuti nyinshi. Nyuma yaho yaje kwiyegurira amasomo ya siyanse. Umwe mu barimu bamwigishije yaravuze ati, nta gishamaje twamubonabwamo, nta nubwo twumvaga ko azaba umunyeshuri w'umuhanga, ariko yabigaragaje ubwo yajyaga kwiga muri kaminuza ya Oxford, imwe mu zikomeye mu gihugu cy'Ubwongereza. Rowan ubwo yigaga muri Oxford, imwe muri kaminuza ikomeye mu Bwongereza ndetse no ku isi hose, yatangiye gukunda gukina udukinamico, komedi n'amafilime, ariko ntibyamukundira bitewe n'uko yadidimangaga. Rowan yabonye impamyabushobozi ya Masters muri Electrical Engineering mbere y'uko agaragara muri sinema cyangwa ngo ace ku mateleviziyo. Nyuma y'uko ayibonye yahise akomeza kugerageza amahirwe. Iki gihe yagiye mu itsinda rikina komedi, ariko kudidimanga kwe n'isura ye ntibyamukundira. Yakomeje kugenda agerageza amahirwe, ariko amateleviziyo menshi yaramwanze. Aho agerageje hose agasanga imiryango ifunze, ariko yirengagije ibimuca intege byose. Nigeze arekera kwizera icyo yiyumvagamo. Yari abizi ko yatuma abantu baseka kandi nta wundi wabishobora nka we. Byose yabonaga yabikuyeho amaboko, atangira kujya yiyandikira komedi ze ku giti cye kandi zihariye. Nyuma yasobanukiwe ko uko yakinaga buri gakino yabaga avuze, yahise abona umuti wo kudidimanga kwe, anabikoresha nk'umwihariko we mu gukina, dore ko imikino ya Mr Bean niyo umuntu yaba atavuga cyangwa se atumva atananirwa guseka. Mu gihe Rowan yigaga Masters, yanditse komedi idasanzwe, ariyo yamumenyekanishije nka Mr Bean tuzi uyu munsi. Mr Bean iyi komedi yamugize icyamamare ku isi hose, hatitawe ku mbogamizi yahuye nazo bitewe n'isura ye ndetse no kudidimanga. Yabaye icyamamare mu Bwongereza, aramenyekana, none ubu natwe mu Rwanda twaramumenye. Uyu mugabo yerekanye ko bitagombera kuba uteye neza cyangwa ufite umubiri mwiza cyangwa se warakoze ibaba kugira ngo bumwe mu bakinnyi ba filime bakomeye ku isi kandi bubashywe. Mu buzima ntibazakubeshye, nta muntu wavutse ari byose. Ntuzagira ubwoba, umuntu yagera kuri byinshi kandi bitangaje hatitawe ku ntege nke no gutsindwa. Ngaho ugenda ukora ibyo ushoboye byose mu buzima bumwe ufite kubaho.